Hi guys, meze mute? Kanizere ko mumeze neza. Mbanje kubasuhuza, amahoro y'Imana bane namwe. Maze iminsi nakora rero ariko naje ikinzanye nje kuvuga ku bagore, ibintu abagore bakunda ku bagabo babo. Mbere yuko mbivuga rero, hano ni kuri Tesi na Kami TV show, mukore subscribe, like, share and comment, kandi n'ababikoze n'ukuri ndabashimira. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Rero ibintu abagore bakunda ku bagabo babo. Icyambere, umugore akunda umugabo utamuca inyuma. Iyo utangiye gutanga ingero ku bandi bagore, ngo uriya mugore afite umusatsi mwiza, ngo kuki ngo wowe udashyiramo iriya misatsi nkiye, ngo uriya mugore ngo yita ku mugabo we neza, ngo wowe kuki utanyitaho. Iyo utangiye gutanga izo ngero ku bandi bagore, umugore ntabwo bimushimisha, biramubabaza. Niba wajya kubikora n'ukuri ubyihane ko ntabwo ari byiza. Ikindi, umugore akunda umugabo umwitaho. Uzarebe nk'iyo uri mu rugo ushaka wenda kuganira n'umugore wawe, ari wenda ari mu kazi, agerageza buryo ki akora ibyo arimo ngo abirangize vuba aza kuganiriza. Rero cyangwa wenda nk'umugabo ari mu rugo ugasanga aramubwiye, sheri wanjye rero uyu munsi wicara utuze, ndagutekera, ndagukorera buri kimwe, wicara. Umugore biramushimisha ko nyine bimugaragariza ko umwitayeho. Ikindi, umugore akunda umugabo umutetesha, ukamubwira utugambo twiza, usa niwe mugore mwiza kuri iyi si, usa nk'amazi yo kwiteke. Nyine akakubwira, umugabo nyine akunda umugore akunda umugabo umubwira utwo tugambo nyine tuganisha mu kumutetesha. Ikindi, umugore akunda umugabo umuha impano. Impano nshatse kuvuga ni za mpano zimutungura, zitari za zindi wamuteguje. Impano utamuteguje nyine kwa kundi umuha impano imutunguye. Bimugaragariza yuko aho uri hose uba umutekereza, umuzirikana. Ibyo rero bishimisha umugore cyane cyane, bikamuha n'icyizere cy'uko muzarambana. Ikindi gishimisha umugore ku mugabo, umugore ashimishwa no kumubwira ko ari mwiza cyangwa kumubwira neza. Kubwira umugore wawe ukamubwira ati umugore wanjye, ukamubwira neza. Ntumere nka wa mugabo niba aje mu rugo agasanga wenda nk'agakombe kari hano ku muryango, wenda ni n'umwana ukahasize ako kanya, ugasanga avuze nabi mu ijwi ribi. Umugore akunda umugabo umubwira neza mu ijwi rituje. Niba usanze akantu kawe, sheri wanjye kano kantu se kutagakuyeho bimeze bite? Ibyo bintu nyine byo kubwira umugore wawe neza biramushimisha. Ikindi, umugore akunda umugabo utuma asa neza, haba mu myambarire, ku mutwe, kuko bituma kwa kundi bavuga ngo ubwiza bw'urugo bigaragarira ku mugore. Umugore rero akunda umugabo utuma asa neza. Niba afite abana babo bagasa neza. Ibyo nyine bituma umugore akunda umugabo we cyane. Ikindi, umugore akunda umugabo utamuvunisha. Dusipoze wenda haba umugore haba umugabo bose bagiye mu kazi, ugasanga wenda umugabo niwe utashye mbere y'umugore. Tuvuge ko wenda bafite umukozi, ariko umugabo asanze abana batakarabye. Kuba asanze batakarabye ugasanga abishyize ku mugore, kandi bose baviriye mu rugo rimwe. Icyo kintu rero gituma umugore nyine ntabwo kishimisha umugore. Umugore ntabwo akunda umugabo umuvunisha pe. Niba wajya kuvunisha umugore wawe, niba wajya gutekereza ku bandi bagore ngo uriya mugore asa gutya, ngo nawe use gutya, niba utajya guha umugore wawe impano ubyiguze imuhe, niba utajya wita ku mugore wawe rwose ubigerageze, kuko abagore bakunda ibyo bintu. Nibyo byari binzanye rero nshuti zanjye, ndabakunda cyane. Ngiye kujya mbaha ibiganiro byiza, mukore subscribe, like, share na comment, kandi ukuri mugaragariza urukundo, sibyo? Ndabakunda cyane. Hano ni kuri Kami na Tesi TV show. Bye bye.